by the way reka mvuga ikintu ku byifuzo hari igihe abantu batanga ibyifuzo ukabisoma ukabisengera kuko ari ibyifuzo abantu batanze ukavuga ngo ariko uwampuye umuntu ngo mbanze mugire inama kuko ariho nk'ibyifuzo usoma ukabona birimo umujinya mwinshi. Uyu wamumpa nkabanza nkamubwira ngo niba ushaka ko Imana izahindura abandi banza nawe uhinduke. Hari ukuntu umuntu yandika icyifuzo ukabibona neza yuko ni icyifuzo kivuye mu mutima urakaye. Hari ukuntu umuntu yandika icyifuzo ukabibona yuko kivuye mu mutima, nabivuga ngo iki? Reka mbaye nk'urugero ariko ntihagire umuntu ugira ngo wenda ndimo ndakritika kuko biba byanditse mu byifuzo. Kavuga ngo Mana ngo uzampera umwana umugabo mwiza, ngo ariko uzamurinda umugabo w'umukene. Already iyo byanditse gutyo binyereka ngo uri muri aho Imana kondisiyo, kuko Imana ishobora gufata umwana wawe ikamuha umugabo w'umukene kuko izabakiriza hamwe. Jya usaba umugabo Imana yishimira. Ariko n'ikindi cya kabiri, wenda ibyo ndabivuga kuko harimo ibyifuzo byinshi by'urubyiruko. Hari igihe umuntu avuga ngo Mana ngo ndagusaba ngo uzampe umugabo mwiza, ngo uzampe umugabo umeze gutya, ngo uzampe umugabo umeze gutya. Ashaka kumubwira ariko ubijika kubaza ngo ariko se mbere yo kunsaba umugabo umeze gutyo wowe uri umukobwa nishimira. Kera njya mbibabwira hano mbubuhamya cyangwa iyo nigisha bubatse, kera jyewe nkiri umusore nanjye nasabaga gutyo nkabwira Mana uzangirire neza umugore, ariko ibyo nabivugaga maze gukizwa. Uzangirire neza umugore, uzandinde ubwoko butatu bw'abagore Mana, uzandinde umugore w'umunyamahane, uzandinde umugore w'umusambanyi, uzandinde umugore w'umunywanzoga. Kandi reka mbabwire kimwe mu bintu nihannye ntinze n'inzoga zirimo. Wewe wumva ko ufite uburenganzira bwo kwinywera inzoga ariko umugore uzarongora ntabwo agomba kuba anywa inzoga. Ubundi iyo wicaye ugasaba Imana ngo izaguhe umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza, wari wabanza ukibaza ikibazo ngo reka mbanze nuzuze iby'Imana isaba kugira ngo mbe umuntu Imana yishimira ishobora gushyingira umwana wayo. Niba urubanziriza aho ngaho ubanza ukora uruhande rwawe, noneho bukeye Imana iranyihererana nambwira ngo ariko ubundi rwose ndabibona icyo gihe n'inzoga nari narazivuyeho, ndabibona rwose n'inzoga wazivuyeho, ariko si uza umugabo nshaka kwasa. Noneho mfata Bibiliya yanjye ntangira gushaka isura y'umugabo Imana yishimira. Abakobwa barimo hano n'abahungu, ariko n'abagabo bashatse n'abagore mwazangiriye neza, buri muntu agashakisha isura y'umuntu Imana yishimira wo mu kigero cye. Niba uri umusore nk'aba ba Fred ukaza ukavuga ngo ariko mbere yuko mbwira Imana ngo nishakire umugore mwiza reka mbanze mbe umuhungu according to God, mbe umuntu Imana yishimira. Muraza kubona impamvu nimba kubabwira ibyo ngibyo. Ubundi iteka ryose ujye ubanza uba igisubizo cy'ibyo usengera. Amen. Ujye ubanza ugira ute uba igisubizo cy'ibyo usengera. Niba urimo gusengera akazi ntabwo ujye kugashaka. Simple. Ubyuke mu gitondo, Yesu yaravuze ngo n'inyoni zo mu kirere ngo ntizijya zirirwa ubusa, ariko nta nyoni ndabona yicaye ku giti ngo yasame imere gutya ngo yirirwe yasamye ivuga ngo ibyo ari byose ngo hari ikintu kimwe nzi, Imana irabizi ko nicaye muri kino giti ngiye kwasama irategeka udusimba tuze tugwe mu kanwa ngo yirirwe imeze gutya. Inyoni mu gitondo irabyuka iti jwi ubwo kabiragurutse isanga utubuto duhiye hano iryo utwo ngutwo, igera ahantu hari ikirabyo igashingamo umunwa ikanyunyuzamo utundi, igera hirya igahura n'agasimbi kasama ikabirkamiza. Nimugoroba ugasanga inyoni irahaze, kubera ko iyi nyoni zivuze mu gitondo nzita gusenga kwazo, isenga mu gitondo yarangiza igahaguruka ikajya gushaka ibyiryo. Haleluya. Abantu badedeza akaguru barimo gusenga murambabwira ntimungirire neza. Abantu mudedeza akaguru ngo Imana yampaye isezerano ngo izanyubakira inzu, Imana nikubwira ko izakubakira inzu bushakisha ikibanza. Imyizerere yanjye nukakoze. Imana nikubwira ngo nzakubakira inzu, jya witwara nk'uzubaka inzu.
uzi umuntu uzubaka inzu uko abigenza, aratangira agasevinga, aratangira akabaza uko umuntu yubaka inzu, aratangira akamenya ibikenerwa kugira ngo umuntu yubake inzu. Ngiye nyiri umuseribateri nasenze Imana ko nari ndambiye umuntu witwa Nyirinzu, nari mfite Nyirinzu yangiriye neza, Imana irakamuha umugisha. Buri gitondo ukwezi kwenda gushira muri za 25 yarazaga no kwidirishya ryanjye, toko 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 toko, Antoine ni karame, ubwo arankanguye mu gitondo saa 12. Narinje kukubwira ko ukwezi kuzapfa ejo bundi nzasanga amafaranga yanjye wayateguye. Abasi uyu mugabo ko ntaramwambura kucyaza kunkomangira buri gitondo nyimbuza ko ndi umukode. Ariko bintera gusenga Imana yegera mva Romana, umunsi nzaba mfite umugore uzandinde kuba umukode, uzandinde umuntu witwa Nyirinzu. Ariko kubera ko ya logique yanjye nababwiraga, ntangira gutekereza, ntangira kwiyumva mfite inzu. Hanyambwira abarimu twakoranaga nkawe ni jewe nzarongora mfite inzu. Sha wagiye uca bugufi, umuntu w'umwarimu wigisha Rurindo ugira inzu i Kigali, jewe nzayibona. Ndagenda mbaza muramu wanjye waratuye hirya za Kimisagara, namwe umuntu ashaka inzu i Kigali yategura nk'amafaranga ngaye. Arambwira ati biterwa n'inzu ushaka. Cyo gihe zarabonekaga, ubu ntuzayishake ariko nabwo ntuzayitinye. Arambwira ati mfite nk'ibihumbi 300, atubona za nzu z'ibyumba 2 na gasaro, urazizi za zindi zifite na kanexe mu gikari. Aba bumva iyo nzu umva ni ntoya cyane. Ndabwira ntoya ni se yigiye imbere ho gatoya. Arambwira ati bo ati ufite nk'inzu ufite nk'ibihumbi 700 kuzamura, ushobora kubona inzu ifite salon n'ibyumba 3 ndetse na toilette yo mu nzu n'igikoni na magazi. Ndavuga ni bene nk'iyo, ati nk'ibihumbi 700 mbigira target. Abani ngiye gukora ku buryo nshoboye kose. Burya rero iyo ufite ubwonko bukora, Imana ihera aho ngaho igatubura. Ndavuga ni ngiye kujya mbika 40% by'amafaranga nakoreye. Icyo gihe nahembwaga ibihumbi 25, ariko icyo gihe ari menshi, yarayo muri lisansi kategori ya mbere. Icyo gihe dolari ryavunjaga 50, ntimugire ngo uyu munsi rivunje 1090. Ubwo nahembwaga mbese mushatse mwakumbarisha umutwe mukabyumva rero nk'amadolari hafi nka 500. Noneho nkajya mbika 10%, nako 40%, ibihumbi 10 ku kwezi. Ku mwaka washiraga mfite 120, mu myaka ine nari mfite muri za 500. Hanyuma komera gakeya, Imana yongeraho ishyiramo n'imiyaga. Ntabwo Imana izagukorera ibitangaza. Umuntu wese uzashaka kugenda ku mazi azagomba kuva mu bwato. Petero yari yicaye mu bwato burimo kujyamo amazi, abona Yesu aje agenda hejuru y'imihengeri. Aramubwira ati mwami nanjye nzigende hejuru y'amazi. Aramubwira ati banza uve mu bwato nibwo uri bugende ku mihengeri. Ntabwo uzagenda mu mihengeri, ntabwo uzakandagira ku muhengeri ngo ugende hejuru wicaye mu bwato. Hari abantu badedeza akaguru, ubwo ari Yesu wabivuze nta kabuza bizasohoza. Amasezerano y'Imana ajyana n'ibyo yavuze. Reka twihute mbibereke, kuko ahantu Isaka Imana yamuhaye umugisha. Mujye ku murongo ukurikiyeho, ku murongo wa 12, aravuga ngo Isaka Imana yamuhaye isezerano kuzamuha ngo Isaka abiba muri icyo gihugu muri uwo mwaka, yeza ibirutaho inshuro 100, Uwiteka muha umugisha. Imana yari yaramuvuzeho umugisha, ariko kugira ngo ishobore kumuha umugisha, Isaka yashyize amaboko ku isuka ahinga muri icyo gihugu. Uwo mugabo bumukire agenda arushaho ageza aho yabereye umukire cyane. Yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi, atera abafilisitiya ishyari. Haleluya. Kuko Yesu yaravuze ngo naraje kugira ngo abantu banjye bagire ubugingo kandi bagire bwinshi. Genda ubanze usenga Imana, nurangiza uhaguruke ujye gukora ibyo yakubwiye. Amen. Fred, niba ushaka umugore ujye ugenderera abakobwa bakumenye nawe bamenye, umenye kuganira nabo, nibwo uzamenya ugukwiriye n'utagukwiriye. Byoroshye gutyo. Hari umuntu wicara akavuga ngo buriya ngo bazanyizanira. Abazakwizanira bazaza bakubariye muri no minsi, ujye witondera bakwizanira cyane cyane.
muri ino minsi hari abantu b'abahigi kazi, abanza akagukarikira neza, akakubaririza, akabaza umufrendi ukora muri banki, amwira ati ariko Fred ko namubonye aza aho ngaho muri beka niho abitsa, wandebeye ku izina rye niho hari konti ageraho muri beka, yamara kubona ufitemo agatubutse akaza. Ubu rero rwose jewe ubwo ureba n'ibintu by'amafaranga ntacyo bimbwiye, je gusa narakubonye numva mujye mwitonda muri no minsi isi yameza amenyo, ntacyo mvuze. Ariko ubwo aba muri iyo domaine barabizi. Umukobwa umwe yigeze kuza aramwira ati ko hari umuhungu nashakaga kumenya ibyo, ntiwagiye ukamusura se? ngo ndashaka gusaba information, ngo ateye ati ntisimbizi jewe, ntabwo ibyo mbabona bagenda, nta uzajye kumusura nibwo uzamenye ko ateye. Arambwira ngo yamukozeho ubushakashatsi, nawe nige nta bundi bugufashe. Wowe uri murakora ubushakashatsi, wagiye gusanga umuntu mukamenya, nibwo uzamenya niba ushaka umuntu haguruka ugende. Hari amasezerano Imana yaduhaye kandi izakuyobora. Amen. Isaka yari afite amasezerano, ariko yabanje kurambura amaboko arakora. Imana imumugisha. Niyo mpamvu ngira ngo dufate amagambo dufite mu gutegeka kwa kabiri, kuko baduha icyerekezo cy'imibereho mu bwami bw'Imana, life in the kingdom. Gutegeka kwa kabiri igice cya 28. Ndashaka guhuza agakiza n'amategeko. Abantu bose ngo umurongo igice cya 28 umurongo wa mbere avuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Mu yandi magambo, nugaruka mu butware, nugaruka mu bwami bw'Imana, ukumvira ibyo Imana yategetse. Aya magambo rero abantu bajya bayumva nabi. Ntabwo Imana yavuze ngo niwumvira amategeko 10 y'Imana, yaravuze ngo niwumvira amategeko n'amateka yanjye. Amategeko n'amateka bivuga iki? Abantu benshi kubera ko dukizwa ku buntu, bageze aho ngaho andi mategeko yose y'Imana bayakuraho. Baravuga ngo agakiza n'ubuntu, automatically amategeko ntabwo akiriho. No, ntabwo ariko bimeze. Ubundi buri kintu cyose dukora gifite amategeko akigenga. Amen. Muzafate Bibiliya zanyu mukora ubushakashatsi ku mikorere y'akazi. Reka mfate icyo cyonyine, imikorere y'akazi. Uzabona neza yuko hari ibintu byinshi Imana yavuze muri iri jambo bikubwira ibitera ubukene n'ibitera ubukire mu mikorere. Imana iravuga ngo ukuboko kudeha cyangwa ukuboko kunebwa kuzakena. Imana ikavuga ngo genda witegereze ikimonyo, ngo ntikigira umutware, ntikigira umuyobozi, ngo ariko kibikira ibyo kizarya mu gihe cyacyo. Ngo icyo uzabona gukora cyose ngo ujye ugikora ugikuye ku mutima nk'ukorera shebuja wo mu ijuru. Donc hari amategeko agenga imikorere y'akazi, hari amategeko agenga imibanire yo mu rugo. Amen. Niba uri umugabo ukaba ugiye kurongora ukavuga ngo nzagira urugo rwiza, banza ufate Bibiliya urebe amategeko Imana yatanze agenga urugo rwiza. Imana ikabwira umugabo ngo mugabo, niba uri umugabo kunde umugore wawe nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Iryo si ibwiriza. Ngo kandi ujye umwitaho umukuyakuye, ngo nkuko Kristo yakunze itorero ngo akarikunda ngo kugira ngo aryishyire ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Yarangiza kavuga ngo kandi ngo hari ibyo nabonye mukora, ngo nabaye umugabo wo guhamya yuko wahemukiye umugore wo mu busore bwawe, ngo kandi mufitanye isezerano gucana inyuma. Ngo kandi hari n'ibindi mukora, ngo mutwikiriza imyambaro yanyu urugomo mukorera mu rugo, domestic violence. Ngo kandi hari ibindi nanga kandi murabikora, ngo I hate divorce, ngo nanga gutandukana. Buriya buri kintu cyose cyo muri Bibiliya muzashaka gifite amategeko akigenga, ariko kenshi twebwe twigendera uko dushatse. Noneho ugategereza amahoro, ugategereza umunezero, ugategereza kuzamuka, ugategereza gutera imbere, ariko utarigeze wita ku gusohoza iby'Imana yavuze. Kuko imigisha y'Imana, banza urebe hano iravuze ngo
nugira umwete, nta nubwo no kuvuga ngo nubikora uko ubyumva, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kugendera mu mategeko yayo ngo utegeke uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Reba mu 20 inshuro Imana igaruka ku kintu cyitwa kumvira. Ariko muri kino gihe turi muri generation ishaka kurya imigisha y'Imana ariko itumvira. Umuntu arashaka gusambana ariko agashaka no kubaka urugo rwiza. Umuntu arashaka kwiba ariko akagira n'ubukire. Umuntu arashaka kubeshya ariko akagira n'amahoro n'ubusabane n'abandi, ntibikunda. Imana iravuga ngo niba ushaka imigisha banza usohoze amategeko n'amateka yanjye. Umva igikurikiyeho, uzagira umugisha mu mudugudu, uwugirire no mu mirima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo mu butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe no kw'imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibuvugiramo, uzagira umugisha mu majya no mu maza. Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe, bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira indwi. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha. Uwiteka azagukomereza kumubera ubwoko bwera nkuko yakurahiye, niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ukagenda mu nzira ikuyoboye. Amahanga yo mu isi yose azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka agutinye. Mpundu y'umurongo, amahanga yose azabona ko witiriwe izina ry'Uwiteka, agakiza kawe, ubuhamya bwawe buzamenyekana, hanyuma bakubahe. Haleluya. Iyo rero Yesu avuga ngo abantu ngo bazagirwa ubuzima ngo kandi bwinshi, hari kondisiyo ziba ziriho. Aravuga ngo niwitondera amategeko n'amateka yanjye ukayagenderamo, iyi migisha yose izakuzaho. Haleluya. Ushaka autorite y'Imana, hano dufitemo abantu benshi batanze ibyifuzo ngo Mana ngo ndashaka kuzura umwuka, ndashaka kugira imbaraga z'umwuka. Niba ushaka kuzura imbaraga z'umwuka, banza wumvira Imana, ugendere mu mategeko n'amateka yayo. Njya mbabwira hano, igituma umupolisi ahagarara mu muhanda agahagarika imodoka, aba yambaye uniform. Umwe muri twebwe wambaye nkuko twambaye, niyo yaba ari umupolisi ubusanzwe, akifata akajya hariya mu muhanda yambaye nkuko nambaye, agatangira guhagarika imodoka, uwashaka yamwumvira, ariko uwashaka yakwiciraho akavuga ati we uyu mugabo ntabwo yari umupolisi. Kubera iki? Ntiyambaye uniform ya gipolisi yashyizweho na leta y'u Rwanda, ntabwo yumviye amategeko. Nkuko ushobora kugenda niyo wambaye uniform ya gipolisi ariko ugahagarika imodoka mu buryo butajyanye n'amabwiriza umuhanda ukora. Uhagaze mu muhanda ukajya ugira gutya uhagarika imodoka umeze nk'uririmbisha, bavuga ati se noneho n'umupolisi araririmbisha cyangwa arahagarika imodoka cyangwa arazibwira kugenda, watera confusion. Ugomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza kugira ngo wubahwe. Kandi n'amadayimoni burya araturondora, kareba kavuga ati ariko uyu nubwo arimo kunyirukana ntabwo yubahiriza amategeko n'amabwiriza. Uyu siwe twahoze tubwira ngo asambana akabikora, none aragurutse ngo aje kwirukana amadayimoni, ntabwo akumvira. Muribuka bene Sikewa ngo bajyaga birukana amadayimoni mu izina rya Yesu, Paulo abwiriza, baza guhura n'umudayimoni wasobanukiwe, aravuga ati mwihanganeho gatoya, teolojiya yanyibuzemo akantu. Uri murirukana amadayimoni mu izina rya Yesu uwo Paulo avuga, banza umubuhamya bwawe. Batati by'ubuhamya ntabwo dufite, twumvise Paulo abivuga natwe turabivuga. Mumaze iminsi muci gikuba mutanazi n'ibyo muvuga. Rega buri abantu benshi baci gikuba batanazi n'ibyo bavuga. Ariko niba dushaka yuko tubaho mu bugingo kandi bwinshi, dusubire mu bwami bw'Imana. Iyo usubiye mu bwami bw'Imana wumvira nyiri igihugu, ukumvira amategeko n'amateka, noneho imigisha yose ikakuzaho. Haleluya. Ikibazo dufite, abantu benshi barimo kwigisha bahera kuri uriya murongo wa 3 bagasimbuka uwa 2 n'uwa 2, conditions. Kugira ngo Uwiteka yaravuze ngo muzaba umutwe ntimuzaba umurizo, ngo muzaguriza amahanga ntimuzayaguzaho, ngo muzagira umugisha mu byo mukora byose. Kavuga ngo ya ntabwo ariko Imana yavuze, ahubwo yaravuze ngo niwitondera amategeko n'amateka y'Uwiteka, iyi migisha yose izakuzaho.
Haleluya. Kuko na hariya twabonye Yesu yavuze ngo umuntu niyinjira, banza winjire muri Yesu ubone gushaka ibindi byose ushaka. Haleluya. Hari abantu bazana ibyifuzo bakabishyiramo hano, barangiza bakigendera. Bakigendera ntibazongere kugaruka, bakazamo baje gushyiramo ibyifuzo. Ni nk'aba bandi bajya bafata umuntu akavuga ati uzangire kanyarira muzampeke. Ariko Imana ntabwo ikeneye gusubiza ibyifuzo byawe, ikeneye wowe yukuza ukinjira mu bwami bwayo. Niwumvira amategeko n'amateka yanjye, iyi migisha yose zakuzaho. Wowe uraje ukubisa icyifuzo hano ngo pastor agiye kumara iminsi 40 cyangwa aragiye nzagisengera, ariko hariho n'igihe Imana ikiyoreka bose wowe kurimo gusenga uyu muntu uzi niba nahari. Yajaga nandagamo icyifuzo arigendera yisubirira muri gahunda ze, arimo arabyina hirya hari ubuni kuwa gatanu yashyizemo icyifuzo hano cyo gusengera abantu, tukamuheka. Oya, ngo hari umudayimoni udakurwamo n'ikindi uretse kwiriza ubusa no gusenga. Niyo nasengera icyifuzo cyawe ntabwo kiba kindya nkuko kikurya, ngwino nawe kikurye. Ujye imbere y'Imana ikubona ufite inzara kubera ko hari ikintu urimo gusengera. Ujye imbere y'Imana inzara nigutema marayika kurya amenyo, uvuge ngo Mana, inzara mfite niyo kubona kiriya kintu kivaho, niyo kubona kiriya kintu gihinduka. Sinavuze mbabwira ko hari icyifuzo cyanjye cyari kimazemo imyaka nk'8 mo hano, ariko iteka ryose iyo numvaga inzara nini nabwiraga Imana, wibuke cya cyifuzo cyanjye nashyize mu giseke. Ariko muri no minsi cyarashujwe. Haleluya. Imyaka nyishyiramo, naherega nanyishyiramo hariya, nimukabone nteruye igiseke nsenga ngo mbigire ngo nubu hari ibyo nashyizeho by'abandi bantu ubwo nzabaheka, ariko ubwo haba harimo n'ibyanjye. Shyiramo icyifuzo ariko uzukibundikire. Ushyizemo icyifuzo urangije ntiwumviye kubera yuko wagize ubwoba bwo kugisengera, urakiretse ngo abandi bazagisengera we wagiye. Burya hari icyo wishe. Iby'Imana yasezeranije si byo urimo gukora. Urashaka kugendera mu munyenga w'imigisha y'abandi baguheke. Burya icyo Imana ishaka urakizi, ibishaka kugaruka imbere yayo, ukajya mu busabane nayo, ukagaruka mu bwami bwayo, ukumva ibyivuga ukabigenderamo, ikakwishimira, nawe waramara gukora ibyo ishaka, ikakunezerera ukagukora ibyo yagusabye, nawe nibyo wayisabye. Haleluya. Reka tugane ku musozo. Buriya icyazanye Yesu yaje kutugarura muri uyu murongo. Muri Luka ibice 4 atangira kwigisha, yabwiye abantu biwabo, arababwira ngo bamuhaye igitabo ngo asome. Luka 4 umurongo wa 18 aravuga ngo bamuha 17. Luka 4:17 bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura abona igice cyanditswemo ngo umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye ansigira. Nshatse narezuma nkavuga ngo ngarura ubwami bw'Imana, ariko siko yabivuze, yarabirambuye, kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Mbwirize abakene, nta nubwo buriya aho bahinduye ubutumwa bwiza evangelion ni inkuru nziza. Mbwire abantu ibyo bakeneye byose. Abantu bakennye ku mubiri mbabwire inkuru nziza yuko umwami yaje, yuko bashobora gukora bagahabwa umugisha, bashobora kumvira bakagenda nk'uko Imana yababwiye, umugisha ukaza. Abakene bo mu bitekerezo, hari igihe umuntu agira ibitekerezo bigufa ariko Imana ikavuga ngo jyewe ntimuhangayikishwe n'ibitekerezo bigufa ushobora kuba ufite kuri iki kintu, ngo umwuka wanjye azaguha ibitekerezo, azaguha imbaraga. Hari abakene bo ku mutima bafite ibintu byinshi byabashenjaguye, ubukene bw'amarangamutima. Imana ikakubwira ngo ibi ngibi naje kubishyiraho iherezo, naje kubishyiraho iherezo. Niyo mpamvu Yesu yagiye ku musaraba yishyiraho intimba zacu n'imibabaro yacu n'ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu, kugira ngo adukize. Umuntu umwe yigeze kumbwira hari ibintu by'amanyanga yashakaga ko dukorana, ndamubwira ntoya yewe sinshobora kubikora. Arambwira ngo uzapfa udakize. Ndamubwira ntabwo nshobora gukizwa ngo mpfe ntakize, ntabwo naba narakijijwe ngo mpfe ntakize. Buriya hari ikintu abantu batazi, iyo wemeye guhomba byinshi ku bw'Imana, igihe iyo kigeze igukorera rapera,
ikaguha imperekeza, ikaguha indishyi z'akababaro, ikagushyiriraho n'iz'ubukererwe, ikagushyiriraho n'amashimwe, ikagukomerera, ikakongerera. Jya uguma mu Mana, kubera yuko icyo Yesu yaje gukora kugira ngo tugire ubugingo kandi tugire bwinshi. Nta gihombo kijya kiba mu gukurikira Imana. Genda umugabo wo kubihamya, ariko hari ibyo ugomba kumvira. Jya ubaza Imana, wibwire ngo nkora iki kugira ngo ngere kuri iki. Ibi byo mbabwira niko bikora. Nkora iki kugira ngo ngere kuri kiriya. Ubanze ureba amabwiriza y'Imana muri iki gitabo, nurangiza uyasengereho, hanyuma uzarebe. Ariko mbwire cyane cyane abarimo gushaka abagabo n'abagore, mubanze mwuzuze iby'Imana isaba. Ube umusore, Imana ishobora guha umugore mwiza. Ube n'umukobwa, Imana ishobora gushyingira umuhungu wayo. Hase we mva mademoiselle, namwe murushya Imana koko. Wowe uzagenda uzukora uburara bwose ngaho, waraye kwa Kanaka, waraye kwa Yohana, waraye kwa Petero, ufite ngo uwishyura taxi, ufite uwishyura inzu, ufite uwishyura amashanyarazi, warangiza ubwira Imana ngo Mana wazanshakira umugabo mwiza. Akabweretse ko ufite benshi, toranyamo umwe. Siyo stili igezweho ze muri ino minsi. Hari umwana umwe muri bakora biriya bya YouTube yarambaza ngo ariko ngo muri ino minsi baravuga ngo nta basore bazima bakibaho, nta n'abakobwa bazima bakibaho, ntibiterwa naho birirwa. None se Imana iravuga ngo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, niba wirirwa mu banyabyaha nta muzima uzasanganye. None se nkubeshye? Ariko niba wirirwa mu bubaha Imana, twe turacyari bazima. Yesu yaraje ngo tugire ubugingo kandi tugire bwinshi, abundant life. Ariko mubanze mwinjire muri Yesu. Abenshi mwinjiye mu idini, ntimwinjira muri Yesu. Ntabwo uzabona abundant life mu rusengero. Ntabwo ari bitangirwa muri Yesu. Kwinjira muri Yesu ukajyamo wese, ntihagire n'agasigara inyuma, kuko asigaye inyuma niko Satani afata. Iyo usize akaboko inyuma niko akoresha. Iyo wasize akaguru inyuma niko akoresha. Icyo usize inyuma nicyo Satani akoreramo. Injira muri Yesu neza, kuko muri we inside niho bibonekera. Yaje ngo abakene babwirizwe ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa. Abantu baboshywe n'ibintu byinshi. Hari ababoshywe n'ibyaha, hari ababoshywe n'inzoga, hari ababoshywe n'ubusambanyi, hari ababoshywe muri cyakora bene abo ndabakunda cyane. Hari abantu bashyiramo ibyifuzo bavuga ngo Mana ndagusabye umbohora umugozi w'ubusambanyi. Bene abiyo mbagezeho ndavuga nk'uyu wamunzanira ngo mubwire ko Yesu yabirangije. Umbohora umugozi w'ubusinzi, umbohora umugozi. Hari imigozi myinshi batanzeho ibyifuzo, abo rwose mbakira nezerewe. Turasenga Imana ngo iyo migozi yose icike, kuko Yesu yaje kubohora. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa. Abafite ibibaboshye byose, waba uboshywe n'agahinda, waba uboshywe n'umubabaro, waba uboshywe n'ubusinzi, waba uboshywe n'ubusambanyi, waba uboshywe ikikuboshye icyo ari cyo cyose, uyu mugoroba ubwira Imana ngo Mana, Mwami Yesu ndabizi ko ari cyo cyakuzanye ngo mbohoke, bohora umutima wanjye. Haleluya. Ngo yaje no kubwira impumyi ko zihumuka. Ari abantu bagenda batabona, ntibabona Imana, ntibabona abandi, na za opportunities Imana yashyize imbere yabo, amahirwe n'imigisha Imana yashyize imbere yabo ntibayibona. Hari abantu bicara mu gihugu, arabo njya mbwira rwose akantelefona nkamubwira numva hindura imvugo. Umuntu akakubwira ngo nta kintu na kimwe, ngo nta kintu na kimwe, ngo nta kintu na kimwe gitunganye hano, ngo nta kintu. Si umuntu agira amaso areba? Dusigaye dufite amazu meza, dufite imihanda myiza, dufite imico byiza, ariko ntagire ikintu abona kizima. Kubera iki? Kubera ko Satani yaramubwiye ngo nta none we yarangiza conclusion akavuga ngo unsengere kugira ngo njye gushaka amahirwe ahandi. Nawe nujya n'ahandi ntuzayabona. Ntuzajye gushaka amahirwe ahandi Imana itakubwiye kujya kuyashakayo. Ni Imana yakubwiye ngo ujye gushaka amahirwe ahandi. Ngo ndabona hano byaranze igiye gushaka amahirwe ahandi. Bambe kereka ari Imana yabikubwiye. Nubona Imana yakubwiye ngo haguruka ngiye kuguhera umugisha muri Amerika, ntuzajijinganye, uzahita ugenda, ntuzanarara ino. Ariko Imana itabikubwiye, mwana we, ushobora kujyayo ukazagaruka mu Rwanda warabaye igisenzegere.
kuko amahirwe abaho Imana yakujyanye. Ariko ntuzabanze ngo ube negative muri wowe, humuka amaso urebe ibyo Imana ishaka gukora, ngo no kubohora ibisenzegeri. Hari abantu bashengabaye kabisa, abishwe n'intimba, abahemukiwe, Yesu akavuga ngo naje ngo abo ngabo nabo mbasane. Hari abantu kabisa aba ngabo bo nta n'icyo bavugaho kibi, kandi hari igihe ubibona umuntu akabwira ati rwose maze imyaka mu gahinda, mwami Yesu ugira ikintu ukora ku gahinda kanjye. Akamubwira ngo Yesu yaje gusana imitima yose yabaye ibisenzegeri. Hari n'igihe umutima wawe warashkotaguritse, Imana ikawureba ikavuga ngo ya uyu nguyu wose ndi buwusane, ndaguteramo umutima mushya. Wenda nawe hari igihe ujya wumva warashize. Abakecuru nibo bakunda kubwira uti umukecuru urwaye ati nta hazima harimo, ati hose naraboze. Hari abantu usanga ari ibisenzegeri hose yaraboze, Imana ikavuga ngo nta kibazo mfitemo, ndaguteramo umutima mushya. Niba umutima wawe warashkotaguritse ukaba uri igisenzegeri, uyu mugoroba umenye ngo icyazanye Yesu no kugira ngo ugire ubugingo kandi ugire bwinshi muri domene zose. Haleluya. Waba yicayemo hano warahemukiwe, hari igihe abantu baguhemukira, bamwe bagahera iburyo abandi bagahera umutima wawe ugashkotagurika ugasigara umeze nk'urutete. Imana ikavuga ngo ntuhangayikishwe n'umutima w'urutete, ndaguteramo umutima mushya. Kuko Yesu yaje ngo tugire ubugingo kandi tugire bwinshi. Ariko kugira ngo bishoboke, injira muri Yesu, dusenge Imana. Kandi niba wicayemo uyu mugoroba wumva umwuka w'Imana arimo kuvugana nawe ko hari imigozi kugize imbata ikabikubuza kwinjira mu bugingo bwinshi ubwo Yesu yazaniye abantu be, ukaba ufite ibintu byashkotaguye umutima wawe bikaba bikubuza kunezerwa, uyu ni wo munsi wo kwegera Yesu ukamubwira ngo Yesu ndashaka kunyinjiza mu byiringiro bitanga ubugingo bwinshi, niyo hanze induru zaba zivuga, ugaturiza muri Yesu umwami w'abami. Haleluya. Reka dufatanye dusenga Imana, hanyuma n'abafite ibyifuzo nabyo turabisengera muri aka kanya. Ibyagezemo ibindi bitari byageramo muwe mubifashe muze kubishyiramo, n'ubundi nabyo ejo nzabisengera nta kibazo. Biracyaza mushyiremo nta kibazo. Ariko duhere ku barimo hano. Niba wicaye hano mu rusengero ukaba wumva rwose uvuga ngo Mana uyu ni umunsi wanjye, ibyo wabahaye byose nimubishyiremo kuko tugiye kubisengera. Tubanze dusengera ibyifuzo, ibiri mu bantu, ibiri mu giseke hano, iby'abari hafi n'abari kure. Nubwo rwose nahoze negura abantu baza bakadusigira ibyifuzo bo bakigendera, ariko ntituzareka kubaheka. Buri munsi nzajya nterura iki giseke, kuko iyo turangije gusenga ku manywa ndakijyana nkagishyira mu biro byanjye, ibi byifuzo nkabisubiramo nkabireba, ibyo narebye ubundi mba nagiye nkora samari yabyo, hanyuma igiseke nkagiterura nkavuga ngo Mana aba bantu bose ubaha ibyo bagusabye mu neza yawe, mu rukundo rwawe, usubize kwifuza k'ubwoko bwawe. Muri cyo dufatanye gusenga. Ariko wicayemo hano wumva uvuga ngo Mana nyinjiza mu munezero wawe, ko Yesu yaje kugira ngo tugire ubugingo kandi tugire bwinshi. Buriya aho bahinduye ngo tugire ubugingo, babihinduye nabi bavuga ngo yaje kugira ngo tugire ubuzima kandi tugire bwinshi. Ubuzima mu buryo bw'umubiri, ubuzima mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'amarangamutima, mu buryo bw'imibanire n'abandi. Yaje kugira ngo tugire ubuzima kandi tugire bwinshi. Dusenga Imana. Turagushimye Mana yacu, nyemerera ngo usabe ngo aba bantu bose bicaye aha ngaha, ari abari hano mu rusengero, ari n'abarimo gukurikira ubutumwa online, ugenderere buri muntu wese uganire nawe. Tujya twifuza imigisha yawe, ariko ntitubanze gutekereza yuko hariho ibyo wadusabye tugomba kubanza kuzuza kugira ngo imigisha yawe ishobore gusohoza. Waravuze ngo nimwitondera amategeko n'amateka yanjye ngo mukabigenderamo, ngo imigisha yose zabazaho. Twemerere tubanze tugusabe, urimo hano wese atarinjira muri Yesu, urimo hano wese arimo gukoresha uburyo bwe yirwanirira, yishugurikira, yishakashakira, ubanze umugarure mu rwuri, ubanze umwinjize mu gakiza kawe,
nurangiza umukorera ibitangaza. Turasengera ibyifuzo byose dufite muri iki giseke Mana. Aha harimo ibyifuzo byinshi by'abantu bifuza gukizwa, harimo ibyifuzo byinshi by'abantu bifuza kubona imigozi ibaboshye cyangwa iboshya babo, inshuti zabo cyangwa abavandimwe babo icika. Uca imigozi y'ubusinzi ifasha abantu benshi, uca imigozi y'ubusambanyi ishenya ingo nyinshi, uca imigozi y'ibiyobyabwenge itwaye abana benshi ikabavana mu ngo, uca imigozi y'ubwihebe ifasha imitima ya benshi, ubohore ingoyi za benshi. Uyu munsi wakorere deliverance yuzuye. Kandi Mwami, waduhaye isezerano uratubwira ngo waje kuvuga inkuru nziza ku bafite ubukene. Hari abantu benshi bafite ibintu byinshi bifuza kugeraho, hari abashomeri benshi bari hagati muri twebwe barimo gusengera akazi, hari abantu bafite akazi barimo gukora ariko katagenda neza, hari abantu batanze ibyifuzo kuko bafite akazi ariko bifuza kugahindura, hari abantu bifuza kubona akazi kabo kaguka, hari n'abifuza ndetse kujya kugakorera ahandi. Urambura ikiganza cyawe usubize buri muntu wese uko umwishimira nuko akwishimira. Kandi Mwami Yesu, hari abantu benshi batanze ibyifuzo bifuza kuva mu bukode bakagira amazu yabo babamo, harimo n'abarimo kubaka barimo kurwana no kuzuza, harimo n'abandi bafite ibibanza bifuza kugurisha, hari n'abafite amazu bifuza kugurisha, hari n'abifuza kugurisha amamodoka bafite. Buri muntu wese urimo gushakisha imibereho, urambura ikiganza cyawe umufashe kandi usohoze kwifuza kwe. Mwami, aha harimo abantu batanze ibyifuzo by'uburwayi, hari abarwaye amakanseri, hari abarwaye ibibyimba, hari abarwaye indwara z'uruhu, hari abarwaye indwara zo mu nda. Abo bose turasenze Mwami ngo icyifuzo cy'uburwayi kirimo hano cyose ukore bya bitangaza ajya gukora kera, hazaboneke amashimwe y'abarwayi bakize kubera ko twabasengeye muri iki gihe cy'iminsi 40. Mana, urambura ikiganza cyawe, harimo abasore n'inkumi bifuza abo bazabana, ubagirire neza. Urambura ikiganza cyawe rwose ubaho umugisha. Buri musore umushakira umufasha umukwiriye, buri mukobwa umushakira umugabo umukwiriye, ubatanze icyifuzo wese muri ubu buryo ubumutegurira kuzavamo umugabo ubahisha izina ryawe n'umugore uzahisha izina ryawe icyubahiro. Kandi Mwami, harimo abatanze ibyifuzo by'urubyaro, hari imiryango myinshi imaze igihe igusenga, ikwinginga, igusaba. Bamwe abaganga barababwiye ngo ntibishoboka, ngo kubera ko umugabo afite iki kibazo cyangwa umugore, ariko wowe uri Imana y'ibidashoboka. Urambura ikiganza cyawe uha urubyaro bagusabye, kandi uko kuboko kwawe gukomeye kubikore kandi kubisohoze rwose. Wumve gusenga dusengera ahangaha, dusengera n'abandi abafite imanza, uzababera umucamanza, uzababuranire, uzahagarare ku ruhande rwabo. Abafite ibibazo by'amashuri bakeneye tuition, uzababera Imana. Urambura ikiganza cyawe ubaha ibyo bakeneye byose, n'abandi ibyifuzo byose birimo hano Mana. Urambura ikiganza cyawe dusubize. Kandi twese uko tungana muri no minsi turasenga ngo twuzuze imbaraga z'umwuka. Umwuka wawe werakorere muri twebwe, umwuka wawe weratuyobore. Abatanze ibyifuzo byose bashaka kukumenya, bashaka kugukunda, bashaka kugukorera, bashaka kugendana nawe, urambura ikiganza ubasubize. Ugirire neza abatanze ibyifuzo by'imiryango yabo irimo gusenyuka, abana batanze ibyifuzo by'ababyeyi babo barimo kudivorusa, abatanze ibyifuzo by'abana babo bari mu nzira za divorce, abatanze ibyifuzo by'inshuti zabo zirimo gutandukana. Abo bose turasenze ngo urambure ikiganza cyawe usanganye imitima y'ababyeyi n'iy'abana, kandi wunga imitima y'abagabo n'iy'abagore. Ubikore, ubisohoze kuko ufite ubushobozi bwo kubikora. Kandi Mwami, abatanze ibyifuzo by'uburyo bwose wenda tutavuze mu mazina, urambure ikiganza cyawe basubize. Iki giseke tugishyize imbere yawe, kigume imbere yawe, kiba urwibutso rw'uko twasenze ngo buri muntu wese watanze icyifuzo kikaba kiri ahangaha. Umuhe igisubizo gikwiriye, wiheshe icyubahiro, umugisha, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kirisito. Amen. Amen.